abakobwa bagira uko barya ubwo ashaka kuwucomeka wose sita rero ngoya ndeko umuntu kinye na kiro ry'umuneke uretse kufata ndashaka kurya umuneke bitandukanye kuko abandi babona none se yakira none se aryango ngurye gute akira nyine ubwo bisi ibibazo kandi ako jya uba romantique sita abwira umugore neza nk'umuntu uri gushaka kumuha keya arimo arankangara ndumva nenda no kwiruka ariko ko nawuriye feeling iki kuko umuntu anywa fanta kumva gwa akavuga damn ngaho twagiye ngenda kurya birananiye nina wowe ntabwo feeling ikintu ufite ntabwo uko feeling ikiri kurya nakurya bize ntabwo uko feeling ikintu uri kurya ni nk'abaryi uyiryo ugasanga bari kurya baje babarira imbavu zanjye kubera kureba satani ngahore kubera reka turye babarira imbavu zanjye mwebwe mutureba agakanya mutubwire umuntu uzi kurya umuneke neza ese ikambazi yurya ibiryo ubiryo bagura buryo utari kumva uburyohe hari ukuntu urya umuceri cyangwa n'uburyo ari ibiryo kumva ko uburyo bwajya ngo nino tukazikomba kumva ko nyiri kurya ibiryo wanezerewe n'ubwo buryo bw'ibiryo we yanezerewe ararira hayi niyo no wowe unezerewe uraranira amarira ahubwo nibase nayuzuza ngorya umuneke ngono nyigana hari uburyo umuntu ajya amapombe sibyo rata uburyo ujya amapombe ukayifilinga ariko mwambare amasegonda ari kuyiga ari gushuna uzi ko arenga amasegonda mu gihe abandi bo bitwaza icyuma bagakata uduce mu masegonda unagayo kamwe unagayo kandi kurwana no kuruma iyi pombe umenye kuyiryamo ni kimwe nuko uba uri kumwe n'umuntu umukunzi wawe umugore wawe ntago wabibura warugiye utakavuze ugafilinga neza urubuto urimo urarya ntago wabibura filinga urubuto urimo urarya urubuto urimo urarya uri kunyereka se n'ingero ubuto uri kuntunga agatoki kari kugenda filinga urubuto urimo urarya nimba uri kumwe n'umukobwa filinga urubuto ni pome yaje kukureba yiri filinge neza filinga pome bite byanyu udafite amafaranga ntuzashyuka umuntu ushyuka ko udafite amafaranga ukenera umukobwa mwiza ese ubundi ibyo ngibyo bihuriye he ko kimwe ari amafaranga ikindi kikaba ari ibiri mu mutima icyo ushaka kuvuga si ibintu sinzi ko ari ibintu umuntu afatiraho bikabara none se reka nkubaze nta n'igihe ubyuka byabaye kandi nta n'igiceri wararanye yegura urakoze kurinde ku muhungu avuze umuhungu umugabo saa kumi n'imwe icyo ngicyo saa kumi n'imwe icyo ushatse kuvuga ni icyo bita inkonanya y'umubiri ariko ntabwo ari ugushaka umukobwa wapi iriya ni amaraso ara ni amaraso iya ni amaraso abashyushye ni amaraso abashyushye ariko nyine ni integuza none se bivuze ko mubonye hafi utari hari igihe wibeshye ukarota ikintu kitagukwiriye ugasanga mu gitondo byifunguye dejanti ukavuga ati buriya zari inzozi tujya mu kigoryo kahita aryama cyo kora urishutani koko kumva nusi ntihari igihe ugira gutyo ukavuga ati none bikananga ntabwo byakwanga gute asikaho uzanya virope yose aramutumenya amakazana inka yose ubundi imineke ikoreshwa mu ki ikoreshwa mu ki ibyo bibazo by'ikiganiro ikoreshwa mu ki iyo ushaka kurya umuneke nta kibazo tugende ushaka kurya umuneke neza nyine abasirimu umuntu cyo muri buryo gute
hari abantu nyine barya imineke nabi. ku buryo nabi se ubwo waba waburiye ryari nzi ko Na- iki na- isaha na- yose nakwereka. urubuto warurya tumwereke mu kiganiro mwana. Ese kuki umukobwa atwara inda? Ese atwara abiteganyije cyangwa atwara ku bushake? oya uvuze gutyo waba uvuze nabi atwara yabiteganyije cyangwa byamutunga Yego nta kibazo umwe sobanuranye. akenshi biba byamutunga Mu buhe buryo? Mu buhe buryo? impamvu hari igihe aba yizeye iminsi ye Mhm. akaponyoka nyine babyita guponyoka Agaponyoko. Aba. agaponyoka Hakuva ngo n'uburyohe ariko biriya bintu ngo Imana iburyo Imana nicaye Imana igitanga. ariko se bundi biriya bintu ni ibiki Ariko nyine biriya bintu ni ibiki biriya bintu biraryoha. Eh? Ni ibiryo by'umubiri. Pe ariko biraryoha. none se ubundi ni ibiki Biraryoha papa. Mana nyagasani. Yani ibiranga. nayobewe ibintu byabashajije Yaryo bituma tuba ku isi. ibintu byabashajije njye byarancaye Ariko Yaryo bituma tuba ku isi. yego ibaze ko ranuza na Dawidi. Ni Dawidi hari? Baze ko ni Dawidi hari. salomo sha Dawidi abantu ajya guteraho ingero ndazizi Na Dawidi yari umwana w'abandi arangije kurya umwana w'abandi afata umugabo akamushimira mu rugamba. Kumva? Apfira ku rugamba. Imana itumwe ati ko ariyo mpamvu akoze icyaha. Urapfa ufite imyaka 30. Iyo myaka Dawidi yapfuye afite. Dawidi se Ni Dawidi imyaka na- 30 Boro ni igihembo cy'umugabo wakoze akazi. Cyane. aha noneho sasa ako kantu uvuze ni utakoze ngo avunike utakoze Ngombwa kumba kujya mu kamansura kwiki. cyangwa ntanakore ngo avunike ariko akaba nta n'ikintu yatanga si uvuze ko ari umugabo ubwo tugiye mu buzima bw'umugore n'umugabo Imana nayo menya yarabigeneye abantu bose mbese ko n'umwana avuka ashyukwa. Sibyo si. ariko ngo iyo avutse baramusuzuma Umwana kaba kameze atya nk'urushinge. Umwana ubu none se ubwo n'umukobwa n'akana gakobwa burya yako kavutse. Burya abaganga bagakoramo gutya. ako na shitani shazana abadayimoni ku isi wowe Bakora kuri mbo umwana ko azaba ari muzima bakazakazamo utuntu turukonda ate ni muzima. none se warabyaye Njyewe. asuzumira abakiri ingaragu cyangwa ugiye Njye gusuzuma mfite impeta nuko nayisize mu rugo se. ubwo wayimanitse. impeta niyo igaragaza se ko washatse Nyakare kashobora kuyikuramo ariko ntumenye ko nashatse. nta n'abantu bakizambara uretse abantu b'abasirimu Abantu b'abasirimu. baba bashatse vuba Nabwo ni iminsi ibiri bahita bazikuramo. ni nka mushatse Iminsi ibiri bahita bazikuramo. mukibiharaye kibiharaye rari Bande. Baba bakibiharaye. ariko nanjye njye sinari nzi kumenya gutandukanya umugore washatse njyewe impeta sinayireba ngo niba narateretaga nyine ese afatira wamenya uretse ko gato. Ngomenya ko yagiyemo. yari Nuzi umuntu yagiyemo se ntukuze. ndakuze Nuzi ngo itayihoramo nyine kujyamo nimugoroba nijoro. ntayo nigeze nambara Ubu nta mpeta hano. Kandi harimo akantu nyine iragaragara ese ubu koko impeta kuki nayambaye impeta kuki n'undi nayibagiwe urumva ukuntu ariko iyawe ishobora guhita gufata ariyo mpamvu oya nguze impeta nk'inshuro 5 nakora mu mazi sinyiberwaho yagiye nagize ngo ni ya yindi umugabo yakwambitse yonyine wambara rimwe gusa uhora ugura izindi yahise nayigenda uhita uhora ugura izindi impeta umugabo ubusi babirogara oya impeta umugabo yakwambitse ni iyi. none si yo ku isoko yo ntago wayambara bakabona ko Uwo ni yayikora umurimbo shuti yanjye. Ni umurimbo iyo ngi bayita ngo kugira ngo batakumenyera. Ipadiri abahereza nizo dushaka. Nizo nzima. bazakubeshye n'uwakumenyera yakumenyera Oya, uyambaye. never. ahubwo muri iki gihe bari kumenyera abazambaye Urayambara kugira ngo ujijishe uvuga ati ngo kubera akavuye wenda k'abantu bavuga ati ngo yarashatse afite urugo kumbi gaye. Kugira ngo ufite nyine ubugira ngo umuntu ntakumenyere ariko deja nk'umuntu washatse agakora ubukwe iyo mpeta ntabwo igomba kuva mu kaboko mu rutoki kuko niryo sezerano. hanyuma se Sibyo? uramutse uyikuramo ugiye mu umva ko kandi uramutse ubyibushye impeta ikakurya hoya bakubona ko iyo bayigukuramo ubyibushye ntabwo ugura indi iyo ubyibushye ujya mu isoko bakishyamo indi ya kabiri inini ingana n'urutoki rwawe ariko ntabwo bivuze ngo uyikuremo ngo uyisige gutyo gusa ugende. ubwo nyine wagiye n'ubundi ngo uba wagiye ufite abana bangahe? abana bane Bane.
ariko ntabwo bigusa ufite abana bane ariko wenda abana bane se nese uragira ngo bibe binyanditse ku gahaha ntabwo muze ngo ajye ikimenyetso aba yarakoze mbere gahunda ntabwo uvuze ngo ajye ikimenyetso ahubwo wowe washatse ukiri muto bo reka twiganire wenda Sheitwa ngaho bibwira abantu kuri kamera nyine babibona ko ibyo uri kuganira ari ukuri tera burya unamwegererega wigira ubwoba ako se uyu mukanya nawe ase wandetse nkikora wandetse nkakubona nifuza ariko iyo bimenya yuko nakubwiye ko mfite umuryango kuba ufite umuryango ntabwo nanjye mfite umuryango twe dufite umuryango ako satani abereyeho gusenya ariko uzi ko ari byo nibagiwe izina ryawe ahubwo mubwiriza akizwe niba bikunda ndamubwiriza abadayimoni bamurimo se yakizwa uzi ko iturusha ijambo burya abagabo imana yabaye uburyo byiza ndakaswe imari koko mana nk'iryo jambo koko ari ukurahira ari ibintu ubona nyine bikakurenga ukurahira mu buryo bitari ngombwa ariko ntabwo ngozi icyaha erega ibyo warera byose uri shitani ku buryo wareba umugore w'abandi ukifuza shitani niko n'ubundi utakwifuza Dawidi ntabwo yifuje umugore w'abandi akanamurongora yamara kumurongora yajya kumyeka akamushyira imbere mu rugamba bakamwicirayo Dawidi ntabwo yari intumwa y'Imana ni bya kera wakuburanyana n'ubu ngubu biriho ibaza abantu abakigenderaho ujya ni ngombwa ariko none si byo abakurambere sibyo tukora neza ariko ubundi hagiye kukwita shitani bivuye he ko numva uri nakubwire ko numva uri muri Bibiliya ntanze urugero nubwo urugero sibyo nyine uri muri Bibiliya kandi umugore w'abandi si niki uzi ko umuntu apfa arimo atapa kabiri none urumva ushaka gupfa ni amasasu nta kibazo Imana narwanye Kongo narwanye bureka narwanye shabu nabaye umusirikare nabaye ushirwa amasasu yabaye na mucomarane umuntu natwaye imodoka nta kibazo watwaye abagore b'abandi ahanga turi kuri hitinga TV show wari uyizi ndayizi cyane se nta nubwo wigeze narebaho yegora urebe n'ubuhamya natanzeho uyu munsi rero umunsi nayandi kwirebaho mu gitondo mbere yuko njya mu mirimo yanjye ngo ni ibiganiro wakoze byiza perfect sibyo ni byiza cyane kuzakomerezaho ariko ngiye kuvuga navuze n'ibyo mvuga ko ubwiza bari gutabunguru TV show rero reka twongere tubahe ikaze surabaha ikaze kangahe nk'ibisanzwe urumye tubahe ikaze ni mu rugo hano ni mu rugo ambaretse gato burya bifite urugo yavugishijwe ibya dore yagucira inkonda dore yakora by'indimi naho se none iryo raro ufite jewe ndi umuntu ngomba kugirira kuko abagabo turi mu iki muremanwa irari ndabyumva urumva rero hano urwitwazo byonyine nkikuraho gutya ahubwo se baracyavuze nta kintu kivuze aha mwabagabo mwirero nzajya nkuzanira urungano rwawe ngayo nguko ngaho urumva rero mu by'ukuri nuko numva ngo tubahe ikaze kuri Tinga TV show aha ni mu rugo ni iwacu turahora buri munsi ndi kubona umukobwa mwiza cyane w'igikundiro utagira ukwasa umwari mwiza amazi yateke maze useka amasara agasesekara ry'umuseso kabwira rero mu by'ukuri baravuga ngo umugabo utavuze bamwita iki ikinyarwanda ubuse ni bavuga iki bavuga ikinyoni akanyoni katagurutse rikamenyaho wagurutse uramusohokanye cya kabiri yitwa igishwi inyoni itavuze igishwi kumva inyoni itavuze yitwa igishwi reka mvuge nitwa igishwi uri mwiza urakoze cyane niba ufite umutware rwose yarahiriwe pe yatwaye ingoma mwiteme uzi ibyo ari cyo gutora ingoma mwiteme uzi ibyo ari cyo ndabizi ni ugutora ingoma nyine utayiguze si byo se
iteme ndarizi nzi ko iteme ari ahantu ubundi twebwe iteme Eh. rero nuvuga ngo ushaka wa mugabo wa ushaka watoye ngo bamwiteme noneho ikintu kiba gisekeje hari igihe buriya hari ibintu biba bitangaje amaso y'abagabo njyewe ajya ntangaje hari igihe ureba umugabo uba ushobora kubivuga gutyo usize uwundi uti iwawe mu rugo oya ntabwo navuga amagambo ameze gutya yose yewe mfite ukurusha ubwiza sibyo nibyo bajya bavuga ngo wambaye kereza ntamenya ko kera cyakora bikamubuza ukuri umugabo ntahagaze ko ntahagaze ko afite ikirezi cyeza Shitani none se watuzaniye umusheri kuri kamera wamusohokanye kugira ngo umwereke ibyiza bitatse aho mwicaye nyine sangiza abantu badukurikiye impamvu muri hano ngewe umwana w'umukobwa nyuma bwa mbere nuko wenda afite aranabeshya nta mugabo afite akubwiye ko afite umugabo n'abana bane reka bamwe mu bantu rero nashaka bafite abana bane n'umugabo ariko ngewe namusohoka yamwati ngo tujye ahantu mwereka akantu tujye kwifatira wiyemeje kurusenya ruzasenyuka ariko ni nabyo ntabwo nabyantungura ubundi shitani niyo isenya ingo oya ariko kimwe ngo shitani shitani ashaka kugusenyera shitani shitani ashaka kugaburira ushaka gusenyera kandi kino kintu kimwe neza ntabwo ushaka gusenya urugo rwawe ahubwo wenda wajya uva hariya divanse ugatara divanse ukabasaranganya nkabasaranganya ariko burya umugabo umukobwa ndi kuvugishwa umugore uzabona ufite ubwana aha araje rero umugore uzabona ufite ubwana uwo mugore afite igikundiro kandi umugore aba yoroshye kandi umugore afite ubwenge yoroshye mu myumvire se afite ubwenge mu myumvire ye aroroshye noneho twagera ku mubiri we mana nyagasani yoroshye kubi tukiri muri ibyo rero hano dufite ibintu bibiri biri hano bitandukanye ugiye kumbwira itandukanye ry'ibintu hano dufite umuneke na pome ni ikizami sibyo umuneke hari uburyo abantu bamwe twese dufite uko turya bitandukanye sibyo akira uwawe ubwenge bwe bwagiye numva yigondo ko wigondoye akira shahi uko numva yigondoye izo ni zo keya nta no kumutonorera reba nyine njyewe ikibazo cya mbere impamvu wowe manza ufate ntabwo namwe ngo ndawutore banza ufate wowe nawe ufashe wumva umeze akora n'uyu muneke mwawukuye ko numva ubyibushye ubyibushye nk'iki ubyibushye nk'iki ayambwira ubyibushye nk'iki shitani wambabariye nyine uravuze naho se umaze kuwufata uvuze ngo kiravuze ngo iragondamye uragondamye nyine ariko iragondamye yagusubije ariko iragondamye uragondamye nyine wisubije ubigondamye kubugondamye ubugondamye niko kamere yawe nyine no kumeze noneho barangije no kwisubiza noneho bakawugira gutya atonora impande eshatu ngonyere ku buryo umuneke wawe urya mu bundi buryo butari nyine mu bundi buryo bwawe ubundi buryo bwawe wawurya gute umuneke ukawurya se utawunyujije mu kanwa ubunyeye mu kanwa ariko nyine ukawufilinga neza kurya umuneke urahekenya urafata ni ukurya umuneke hari n'abandi bantu barya imineke abantu turya imineke bitandukanye ese uragira ngo nkurye gute kandi nawe mama nuzana ibintu by'ibishitani ntabwo ari ibishitani hari abantu barya umuneke nyine bitandukanye wowe ni ukuwurya ni ukurya umuneke ariko nk'ubu urashaka kuvuga iki hoya njye ntacyo ibindi gukoza ni ukurya umuneke utabeshya ni uko nkurya
neza njya nkurye wowe nyine ukuntu nyine urya umuneke nyine mu buzima busanzwe none se cyangwa nuko nasize ibintu ku munwa kugira ngo Oya. bidakora aho None ubundi se wagira ngo menyereye ko nyine umugabo ari utanga keya njye ntabwo utonoreye sibyo none se abakobwa bagira uko barya bagira uko barya wakanywereka aregana ubwo ashaka kuwucomeka hose burati ndashaka kumwereka sita rero nkoya njye kuko umuneke nyine akiri urya umuneke do uretse kuvata ndashaka kurya umuneke bitandukanye nk'uko abandi babona none se yakira none se aryango nkurye gute akira nyine ubu ngubu bisi ibibazo ariko jya uba romantike shita abwira umugore neza w'umuntu uri gushaka kumuha keya birashuka byabanyamutse Nta arimo aramukanga. arimo arankangara ndumva nirinda no kwiruka ikimuneke ariko ko nawuriye nkanashonaho ongera ushaka Abanyarwanda tubwiranye kuri pe nuko barya umuneke oya birakunaniye wowe utatanga keya neza reka nkwe ku barya umuneke rero ubu nyine nashaka ubundi umwarimu mwiza ni utanga n'urugero hari ukuntu umuneke ufilinga kumva utashyizeho amenyo ngo ugiye kuwuruma ibyo ni ibyo mu cyaro umuheto kandi ibyo bintu kumva nta shitani koko kandi ibyo bintu byavuye kuri sex urarya umuneke hirya ngaho nyereka wowe umuneke ukuntu urya urabanza ukawumva uko uteye uko uhagaze umva n'umukeke ugahita kugera uri kureba neza ujya cyangwa usetse iki se usetse iki mbwira usetse impamvu nsetse ni uko uwujyanyeyo urawugezayo urawugarura nyine uwugaruye ugira ute none si kuba ry'umuneke nyine kuba ry'umuneke none ushaka njye nka tuburyo nyanga izo sisiteme ariko zije vuba bashobora kuba ntabizi muri bya kera ongera ujye turebe njye navuye ko ntabwo naje gukora ubundi abazungu nibo barya umuneke gutyo nose ngende umuzungu nicyo kibazo warabiganye oya sibyo ra n'abanyafurika no kubarya umuneke aya nibyo abantu batubwira Abantu- rwose. nta tegeko riba mu kuri nta pe pakuba rigeze mu kanwa cyane ahubwo uvuga ngo impamvu urya umuneke kuriya kumva uburyohe bw'umuneke ukawufiringa umuneke urye igitandukanye n'imineke rega iyi ntabwo ari poyo iyi ntabwo ari fiya ni iki ni goromishi iyi ni goromisheri umuneke mwiza wa goromisheri umeze neza ariko ntahekenye urafiringa nta kibazo Oya, hekenye wumva n'isukari biratandukanye ariko none se bitandukaniye icya mbere cyushyizeho amenyo nanjye nashyizeho amenyo nawe aho Hari ubwo se- bitandukanye ngo mbwira basi ubajije iyo ntabonaho ayo menyo nari buvuge ngo reba ukuntu wawurumye wowe none se bitaniye Reba ukuntu njye nawe ucika wowe nacitse wowe wumva wowe ukemwe nkaho ufite ahubwo wowe washyizeho amenyo njye na nayo nashyizeho Reba. Ari hehe ko weho njyabona reba kano kantu kasigaye kano kantu ko hejuru Ugiye kongera mutamirire rimwe kugira ngo tugende dukontorore neza. turebe se ninde muntu uzi kuri uyu muneke neza kandi ahubwo mushobora kuba mwasubiye muri ede ndabona do ntagarutse ndana amapome biri aha ngaha Tugende. arabura ryatu rimwe twese hamwe ongitoro nkwereke tugiye kurira hamwe twese hamwe cyane musibyo batubwire Erega abantu nawe- bari batubwira ngo ninde uzi kurya umuneke neza ikineke kinini si ikintu kinini bwo urumva ikinini si cyo cyiza nyine gituma kiguhaza nyine neza ukumva none reba nk'iki birinze neza ubuzima bwatwa twagiye mutubwire umuntu uzi kurya umuneke neza kuri twebwe kuri umushiki wanjye nanjye sibyo twagiye cyangwa ni ugutanguranwa ku mara hoya kurya neza ntabwo oya ni se ugufiringa kurya umuneke neza ari kuvuga nyine kurya neza ni gute ni kuba umuntu asa yamirira aho ko wagira ngo nibyo ari kuvuga Cyangwa ni ukuvuga. oya buri muntu awurya mu buryo bwe. ni ugufiringa umuneke ukumva ese ikintu ngiye kurya se koko nkiriye nkumva ko koko nkikeneye feeling ikintu ukuntu umuntu anywa fanta ukumva guha akavuga damn ngaho rya twagiye ngenda kurya birananiye wowe ntabwo feeling uzi ko nize ikintu ufite ntabwo uri kufiringa icyo uri kurya no kurya bize ntabwo uri kufiringa ikintu uri kurya ni nk'abaryi barya ibiryo ugasanga bari kurya bajana babarira imbavu zanjye Kubera kureba satani. ngaho rero Urashaka kurira kubera shitani. reka turye imbere nta kibazo babarira imbavu zanjye
mwebwe mutureba aka kanya mutubwire umuntu uzi kurya umuneke neza. Ese kambazi iyo urya ibiryo ubiryo by'abagura utari kumva uburyohe, hari ukuntu urya umuceri cyangwa n'uburyo ari ibiryo kumva ko uburyohe bwajya ngo nino tukazikomba kumva ko nyiri kurya ibiryo wanezerewe n'ubwo buryo bw'ibiryo. we yanezerewe ararira hayi. Niyo no wowe unezerewe uraranira wamara. Ndarira ahubwo nibase nayuzuza. Yo ngorya umuneke. Ngono nyigana. Ngo nyigana ugerageze unyigane. Ukumva nk'abantu babahamagaye ukumva mu kiganiro. Ngomba barira. Ufiringe umuneke wawe neza nk'uko uri kufiringa. Dore ne gurya dore. Ege biri ntago nabibasha. Gerageza. Ege ufiringe. Uri muranyigisha ariko. Niba uri kunyigisha nabifata. Ariko niba utari kunyigisha. Ndikugisha wegerageza nacyo. Yewe arimo nawe. arakwigisha shitani arimo arakwigisha. Wegerageza. Ngiye icyo ndikugisha nakugiye kugira ngo uburyo umuntu afiringa kurya Bare ikintu. ntihanagura amarira yo guseka. Sibyo? Uburyo ufiringa kurya ikintu bumva wagishaka. Come on. Uri muranyigisha ariko. Ku buryo nyine feelinga Ntabwo ibi bintu nari mbizi. Murabumva. nta kibazo bikora turebe feeling neza. Ongera usubiremo turebe. Dore ni gutya. Wumva? yes Bikore gutyo ndebe. Byananiye. Abikore. Erega impamvu nayo yambaye ikintu kinini. Oya ukora Oya ndashaka ubikore ureke kamera ubikoze wihuta. Yarabikoze kenshi. Gereza kuri kamera turebe. Kimwe kwa gatatu. Oya ntushyira hamwe. Tugende. Ndi kwiga. Niba wafirinze neza kurya umuneke urukumva bimeze nko kurya iki? Urumva bimeze nko kurya iki? Wumva nyine iki wafirinze neza. Uwo wafirinze neza. Ufite ibyishimo. Ntabwo nari mpari. Uwo muneke ukuntu ufirinze mbwira ni nk'ikintu kihe waba warariye ukumva gifirinze nk'uwo muneke uri mu nzu nziza ni nk'iki? Nawe narariye nkagifiringa nk'umuneke. Nshaka kuvuga se ibiryo nkunda cyangwa ni ibiryo nkunda. Nawe uri kujya kure. Ndi kujya kure rega wanyigishije ariko ntiwambwiye ngo ubundi iyo wigishije umuntu uravuga ati ni urugero. Umwarimu mwiza atanga n'urugero. Umwarimu mwiza atanga urugero. Uwo urugero icyo kintu nkweretse kumva ahubwo mbwira ari nimba uri umuhanga. Mbwira ari ibi cyangwa nimba uri umuhanga ahubwo narende kugira ngo ni umuneke none wowe no kuvuga ibi mbwira ari ibi. nimba utari kubyumva urabyumva ariko ni ubuhanga. Niba uko umuntu cyo ufirinze ngo nakubwiye ukumva ufirinze kugira ukumva neza ni cyo kintu nyine wumva na kimeze nk'umuntu urimo isukari wowe ufirinze nyine ubona agahumuro. Wasumba nibyo akeneye mu musubizo. ndashaka nyumbwira iki buri ikigo. Hari abantu bumva batinze. Nanjye mba mu bantu bumva bagora. Ubwo nta noza nuko nyine. Si byose. Ibintu byose biratinda. Dramatic problem. Urumva nta nuza nuko. Nawe urashebeje aho ngaho hari. Sintuza si ukomeza. Urakoze cyane. Reka twikomereze ikiganiro rero tunaganira. N'ubundi ikiganiro kiraryoshye nk'umuneke. Pome ntiziraza. Pome ntabwo ziraza. Ese iyo tuvuze dusubira muri bibiri gatoya. Tuvuye ku muneke. Ariko mbere yo kujya ku muneke reka nguzwe ahantu. Njyewe kurya umuneke mba numva ari ikintu cyiza kandi umuneke ni ingirakamaro mu mubiri wacu. Ufite vitamine. None n'ikimenye abashinwa ubwabo cyangwa abazungu. Tubwo umuneke ntabwo tuba turi umuneke gutya. Ubu tuba tumaze kuwica. Baburya gute? Uzi impamvu abazungu kuko bazi akamaro k'umuneke bafata umuneke gutya bakawoza gutya n'imashini cyangwa se n'amazi bakawurya n'igishishwa cyose. Igishishwa kimara iki mu
mu bisaza. igishishwa cy'umuneke rero cyo kimara iki kiri mu bintu bituma icyo bita ngo kiri mu bintu gituma utarwara kanseri kumva habaye amaraso cyangwa se ukarwara kanseri yo mu magufa kumva ndetse bikanagufasha gutuma umubiri urana itoto ubwo no ku uruhu umeze neza yego ushobora kuba ukeye cyane niyo nicyo kirundi kandi ugasanga nanone umuneke wose ufashe n'igogora mu umuneke ni wose ntago none kino gishishwa tuba tutaye gutya none bino bintu ubona kuri bibiri by'imineke bine ibi ngibi ubu ni umuti uvura iki wo muti ni face mask mu maso. sibyo ushobora kuwufata ugashyira mu maso kumva cyangwa ugira uruhu rwiza ugakora tuno tuntu ugatukura utukuraho ugafata na korogati yawe isanzwe y'umweru ukavanga ukisiga kagira kumva cyangwa se ugafata tuno dushishwa tuno ukaduharura utungutu tw'umweru ukaduharura ugafata umunyu na korogati y'umweru ukavanga ukiborosa nk'ubu twebwe tuba dutaye ibintu bikomeye cyane nta vitamine tuba dutaye za vitamine tuba zitaye ubwo hari ibyo tuba dutaye cyane kumva ariko nyaboneka uraba guceceka ikiganiro abantu bakunda gufiringa imineke mu buriya buryo nyaboneka noneho nk'abantu ngo bafite ingo ngo bubatse ngo bafite n'abagabo da ibaze umugore utazi gufiringa umuneke kuriya ngo kandi yubatse afite urugo ikibazo gikomeye ubu se uwo mugabo yamaye nka ikibazo gikomeye wataha mu rugo rwanda ariko nta kibazo katubyo ubona wanasanga n'abandi babyeyi batazi kubikora ariko kino kinyejana turimo kino kinyejana cyamba mu bizukuru nta muntu utazi kurya umuneke gutya n'umwana muto abikwereka wige na bibiliya kuko wowe mu byo tubeshya by'ikuzimu ntabwo bidufata. none nkagaruka kuri pome urambwira ngo muri Edeni ngo urubuto bariye ngo ni itunda waba wararibonye none se ibintu bya bibiliya n'abana nabonye ni ibi uwo Salomo mbwira ntawe nabonye Dawidi umbwira ntawe nabonye ni uhe ni ibyanditswe nyine urabyemera muko nanjye ngo rero urubuto bariye ni nka pome bavuga ko ari itunda wize umbeshye kuko abandi bakavuga ngo ntabwo ari itunda ngo yariye ngo itunda ngo usana ibintu byinshi cyane ngo itunda ngo ni ikuntu ngo bariye n'iki inzoka sinzi ngo mvuge ibintu by'inzoka ngo inzoka ngo yashutse Adamu ngo aramwe ngo ujya kiriya giti ngo nukiryaho ngo urasa nk'Imana ngo ureba nk'Imana ngo arya ibitekerezo nk'iby'Imana ukumva Adamu yashutse Adamu ese nibyo cyangwa ntabwo ari byo ibyo bivuga nyine nta wavuze ko ari ibyanditswe ibyo bintu nyine biri muri bibiliya tuve muri bibiliya tugiye mu bintu byacu rero tugiye iyi pome ubundi y'urya pome none se kandi nayo ugiye kumbwira ngo wayirya udahekeye uburyo bwa pome iramaze ubu nawe agiye kumbwira ngo hari uburyo ufatamo pome ese pome uyifatamo pome Eva yizanira Adamu uzi uburyo yayiriyemo yegora Eva shitani nta kuntu yagiye yabimenya ateka hemba arateranya uyo uburyo Eva atuzi ko yavuye yari ari mu isi iriya yari inzoka ariko uzi ko ari byo kumva ahubwo wowe tubwire wari uhari tubwire oya nibazane zana na ya nzoka mubisubiremo hano Eva wamubwiye ngo iki Eva wamubwiye ngo bayirye ndambwira ati ngo ahubwo twereke ikimenyesho kibi ni icyiza twereke uburyo we wabwiye Eva ngo hamwe ngo uyirye hamwe ati fata kiriya gifatira urubuto fata kiriya ikimenyesho kibi ni cyiza kumva imbuto zacu ukiryeho kumva burya Imana yarabashutse ngo kiriya giti ntabwo muzakirye kandi nyamara nimwakirya mukareba nk'Imana ati kiriya giti mukirya mureba nk'Imana kumva
nyiramukobwa nawe uza nyirabakobwa abo nibo bazana ibibazo ubundi ngo ni nayo mpamvu ngo abaragiye yirukanka ngamanga amatwi yawe ngo umugore wagaburiye umugabo yirukanwe muri Edeni nta mugore ugaburira umugabo urumva narimo basigara basamba reka niyo mpamvu mu buryo bw'inuza bwo guhaha niyo mpamvu mujyana mu kabari wamuguriye inkoko akayimara atakubwiye ngo bebe wakoze hose uzanabirebe uzarebe umukobwa ujyanye mu kabari ni makangu ubujyane ntabwo ari makangu ngo amatwi yabo niyo ari mu rubo so byumva ubizi amatwi y'abagore niyo ari mu rubo naho ay'abagabo ni amaso yabo wumva shitani amaze kubwira ati wowe kiriya giti ukiryeho urasa nk'imana kandi umenya imana wowe urabitubwira neza ko wari uhari ese koko byari byo cyangwa no byari byo none se ko wabashutse babaye bari byo gushuka bari mu byo gushuka nyine kiremwe muntu kugira ngo nyigiye nigarura ubwami bw'ijuru ariko naye nsanga n'ubundi ni hahandi bamanuye ku isi yewe ko wabashutse kandi wari uzi kuri kubashuka kuki batagize ububasha nk'ubw'Imana ese kuki ugatuma bambara ubusa ese kuki we atatekereje agategereze kabiri avuga ati inzoka nk'umuntu indushe ikumbwira iri kumama wayiza inzoka itanga nyir'umukobwa ari bumwe muzatuteza ibibazo urayirumyeho kwa kuri muzatuteza ibibazo uraje ngo umugabo mwiza n'abakira aho natwe twabereye ibihwi no kudatekereza abagabo tuba tumeze nk'inka zigiye kubagwa kumva zijyanywe mu rubagiro siko birivuga biravuga ngo umukobwa cyangwa igitsina gore iyo kijyanye umugabo cyangwa umuhungu ngo umugabo aba ameze nk'igiye kubagwa mu rubagiro ibyo ibitekerezo biba byabuze nta bitekerezo ntabyo baraduforomata iyi cyane ubu usomye ku itamagaga ntihita nkwa tugende si kwa heri nyine ni kwa heri vrema nose mubeshya uretse ibitekerezo ni ubwonko bwanyu ariko ntabwo ari mwe ni ubwonko bwanyu buba bumeze gute se ntabwo ari ubwonko bwacu wese ubundi nkamubaze muzi imbaraga mufite mu bw'abagore imbaraga zivugwa muri Bibiliya izo nagiye kumva izo nari ndi kumva hari imbaraga zivugwa muri Bibiliya mwebwe Imana yabaye mutazi no gukoresha ntabwo izo zibwiriza iyo banga naryo ndimenyera kuko wari uhari ubundi wamaze igihe kirekire ngoro kiva kikagera hose kuko baca umugani ngo ubwize bw'umukobwa bumugeza ibwami ariko ubwenge bwiwe ugena igihe azamara ibwami mufite imbaraga Imana yabahaye mutazi iryo banga rero ribwire n'abanyarwanda tunasoza iki cya kabiri so tunasoza rero mu buryo bwo kurya pome twigarukira hano iwacu uburyo barya pome rero pome ubundi nabwo duhare ku muneke nawe kuri barya pome umuneke nawe tujye kuri pome ubundi pome uyifilinga gute urayifata gutyo ugahekenya uyifata gute apana nk'ibi uyifata abafata gutya abifata gutya nyine ukumva ko ufashe ikintu uretse ubisubiremo sasa nakwegereye impunga n'izuba ni mwamwereke tunasoza rero tujya ku musozi w'ikiganiro cyacu hari uburyo uryamo pome pome uburyo uyiryamo rero twese turatandukanye uko tujya turya pome turatandukanye ariko ngewe uko unyiryamo mu buryo bwanjye njye ndayifilinga pome bakuzanira amazi yoze Onzi kidasa neza. Na mpamvu nta cyica umunyarwanda nta cyica umutiri. Ese niki cyamwe? Muri twapfe duhagaze n'ubundi indwara turwaye miliyari mu mubiri bune ni hari wasanaragwa na kanseri. Oya ariko twebwe mu mabwiriza duhabwa na leta n'umubiri wacu harimo abantu batagira abasirikare batangaje ko runango yagarutse. Nyine ugomba no gukaraba kagira isuku. Iyo miti si yo mituza ariye dedeti. Ukumva no reka twemereze uburyo ba feeling mu pomo naje amazi tuzakora ibya ntabwo tugiye gupfaka kandi ushaka dupfe muzadushyingura n'ahandi kuse sinzira zimwe Karonze bakogeje wumva washuka abantu kumva ko bagomba gupfa uburyo ntago ni bariyanze yarita abantu bakibera ni bariyanze ata abakurikiye iki kiganiro nimubona barizi pome zirogeje nuko zirogeje twakangurire kumva twakangurire kugira isuku uburyo kurya mu pome rero ubundi buryo kujya mu pome hari
hari abantu bafata pome gutya, hari abifata gutya, abifata mu buryo butandukanye, abifata nk'ibiye akaruma. Ariko deja kurya pome na none weti gufilinga ikintu biba byiza, kandi pome uyirya ntabwo urya ukanuye ngo urya usinziriye. ngo uriya muntu ngo washunnye iriya pome yahise azana application yitwa Apple. rero haturutse no uburyo kurya pome uyirya usinziriye kugira ngo feelinga icyo bita uburyohe. Babigeraho cyangwa amenyo yahaviriramo. uburyo ukanjemo pome, ariko ubwo uba ufite umwanya, ubuse waba umaze kurya uri kuyihitana wisubirira mu kazi ukajya reba amasegonda maze ibyo ngibyo nabyo biterwa n'ahantu uri. uriya ahubwo afite amenyo adakomeye. Biterwa n'ahantu uri nawe kuri iyo pome afite amenyo adakomeye. reba nk'umwanya amaze ari gushura, yarimo ararwana nayo wabivamo ariko ntabwo uri uri kunyumva. murigira mu kazi wowe ntabwo uri kunyumva, reka kujya kure ibyo nikubwira, ariko ntabwo uri kunyumva. ndi kukumva wowe wenyine ukumva, siko n'abanyarwanda gukurikiye bose hari uburyo umuntu ajyamo pome, sibyo raka uburyo ujyamo pome ukayifilinga. ariko mwambare amasegonda ari kuyiga ari gushuna, uzi ko arenga amasegonda mu gihe abandi bo bitwaza icyuma bagakata uduce mu masegonda. unagayo kamwe unagayo kandi kurwana no kuruma. iyi pome umenye kuyiryamo ni kimwe nuko uba uri kumwe n'umuntu, umukunzi wawe, yakoze umugore wawe, ntago wabibura, arugita kavuze ugafilinga neza urubuto urimo urarya. ntago wabibura rwose. Filinga urubuto urimo urarya, urubuto urimo urarya. uri kunyereka se n'ingero ubuto, uri kuntunga agatoki kari kugenda. Filinga urubuto urimo urarya, nimba uri kumwe n'umukobwa, filinga urubuto. Ni pome yaje kukureba yiri filinge neza, filinga pome bite byanyu. Naho mu kanya rero mwebwe ati mukore subscribe cyane comment. Ciao ciao. Naho mu kanya garwa mu kanya.